Mwongeye kwirirwa neza nanone uyu munsi inshuti zanjye, aho muherereye hose ndabasuhuje. Uyu munsi rero nje kubaganiriza cyangwa se kubabwira isitori y'ibyambayeho mu gihe nari narigize nanjye umuntu w'umuhatari, mvuga yuko nta ndaya ishobora kuba yantuburira, cyane ko najyaga nseka abo numva bibaho, ariko nanjye muri iyi minsi ishize rwose zarakankoze pe, zirakankora nanjye ndemera. Gira uti rero byagenze gute? Wicare utere agatebe umbwire ukuntu nanjye zaje kuntubura zikarangira zitwaye amafaranga, kandi mu by'ukuri nta gahunda nari mfitanye nazo. Ubwo nari nicaye ari mu ma saa 9 naniwe mvuye mu kazi, nibwo nafashe telefone yanjye nk'umuntu usanzwe utari uyiriho kuva mu gitondo kugera icyo gihe cyose mu ma saa 9 numva nkeneye amakuru, ntangira kwahuka muri social media njya kureba update news y'aho zigeze. Mba mfashe telefone yanjye mfungura WhatsApp mba nyivuyeho, ndagukomereza njya kuri account yanjye ya Facebook. Njye muvugana ni Bidehe TV. Reba hasi kandi like kandi na subscribe, kandi inkuru yanjye niba nawe yarakubayeho cyangwa hari undi yabayeho nawe tubwire uko byagenze. Nuko ndagufunguriye rero account ya Facebook mba nyigiyeho, nkimara kuyifungura nsangaho message yanyandikiye. Nkireba kuri profile yayo nsanga rero rwose umukobwa mwiza cyane yanyandikiye avuga ati "Dia, ndagushaka nuza online dore nimero zanjye unyandikire kuri WhatsApp tuvugane." Niko kwigiraho nanjye rero mbonye nimero, ndeba profile ndakose uyu mukobwa wanyandikiye ntamuzi, agasiga nimero ze za telefone ngo arashaka yuko tuvugana kuri WhatsApp. Bimeze bite? Guys, ntabwo nigeze ntindikanya, nafashe nimero yasize kuri Facebook mba nzishyize kuri WhatsApp ndasevinga, ndangije mbere yo kugira ngo mufate telefone ndamuhamagara ndamubwira uraho neza, nsanga ni umunyarwanda nk'uko nabonaga ifoto. Ati meze neza, nsanze wanyandikiye kuri Facebook ariko sinakumenye, mbona wambwiye yuko nza kuguhamagara tukavugana, ariko mbona wavuze ko nguhamagara kuri WhatsApp video call, none ko nashaka ko tuvugana ntayigiyeho biragenda gute? Ati nta kibazo rwose, nifuzaga ko tuvugana turebana, ariko none uyu munsi nkaza kugukorera show. Umuhungu wawe w'umunyacyaro sinigeze menya show icyo ari cyo. Ndamubwiye nti megabyte ndazifite, reka nyarukireho rero nguhamagare kuri video call, dore ko uwo mukobwa ahora online, kumbi ni gahunda y'indaya nyine zafunguye ahantu ziba zibereye ntiwamenya. Mba mfashe telefone mshyize kuri video call turavugana. Turangije kuvugana barambwira ati wowe bari umpamagara, ndamuhamagara. Arambwira ati rero ni surprise, uyu munsi ndashaka kugukorera show, uri tayari? Nanjye ndavuga nti show imeze gute se? Tuwembwa niba uri tayari. Aha, intindi tayari rwose. Nkimara kumuhamagara kuri WhatsApp video call tumaze kuvugana ibyo byose, mba mbonye aragaramye, aravuga ati rero ubwo ngubwo ka tayari ngaho nawe reba ibyo ndimo nkutwikira, nubona bigushimishije ubwo uraza kumbwira. Ubwo umukobwa aratangiye rero rwose abariyambuye, aratangiye arikinisha. Ubwo nanjye nkanuye amaso ndimo ndareba. Aravuga ati rwose ntucike intege, ndagira ngo nkwereke ukuntu nteye, ubundi niba unyifuza turaza kuvugana. Ndakanuye ndareba, ngeze aho ngaho bando ziba zirashize, telefone birikubye. Ikikupa rero ubwo ngubwo ndekera aho ngaho, nibaza ku bintu bibaye ako kanya, ariko mu gihe nkibaza ya nimero birampamagaye. Ati ntiwabibonye se ibyo nashakaga kukwereka? Ati ubwo ngubwo rero nta kindi tuvugana, nimba warangije kubona koko ibyo nagukoreraga ugomba kunyishyura amafaranga. Ikagira inkuru, ntizenda kwishyura amafaranga yuko wankoreye iki? Ko wansabye yuko nkuhamagara kuri video call, ukansaba yuko unkorera show nkaguhamagara, ntise ndagukopye ko ari megabyte zari zishize,
hari ubwo ngukubye atoya ati nta bindi bindi umbwira, ngewe nagutwikiye nakweretse gahunda zose, nta kindi kugira ngo twongere gukomeza kureba nuko umpa amafaranga. Ese ndaguha amafaranga y'iki? Nturamenye wana, mpita mukupa. Mukubye haciyemo nk'umunota, ngiye kuri WhatsApp mpita mbona video, mbona anyohereje video, anyoherereza video ye arimo yikinisha, ariko ayinyoherereza harimo n'isura yanjye ndangaye ndimo mbireba. Guys, abarambwira ati rero nta bindi tuvugana, amafaranga yanjye 10,000 n'ubundi iyo duhura n'ubundi wari buze kuyampa, ariko kubera ko tutigeze duhura na gukoresha online niho twabikoreye. Ngiyi video nta kindi tuvugana, nutampa amafaranga yanjye nanjye video yawe ngiye kuyipostinga. Video nyitegereje ndayireba ukuntu meze n'ukuntu nari narangaye n'ibyo yari arimo, hasi hejuru ibintu birimo bitungereza, ampaye nka ndakurahiye. Numva ubwoba buramfashe, niko gufata amafaranga, abarambwira atohereza aya mbere 10, ayandi uraza kuyampa. Guys, nagishije inama mbura uko mbigenza, nahindura nimero, nayiboroka mu kandi kanya, nkabona nanone akoresheje ndaranyohereje. Mbona birandambiye, ngeze aho ngaho mfata amafaranga ndamwohereza. Nguko ukuntu indaya rwose yantuburiye ntanayizi, ntanahuye nayo, amafaranga indaya birayari. Ubwo rero murumva yuko indaya muri iyi minsi zahinduye gahunda zakoreshaga. Murarye muri menge hatazagira uwo baza kurya akazambera nkanjye, agasigara arira mu myotsi nka Bakame. Nuko nguko iyo abarinzi ngo bagiye inama, inyoni nazo ziga indi migambi. Ubwo rero indaya nazo nuko nguko muri iyi minsi zirimo zirakora, ntabwo mukibonana, ahubwo irabikora online, iragushakisha hirya no hino ikagufatisha. Bafite ikoranabuhanga rikomeye cyane, iyo urangaye gato bakagufatisha barakurya. Guys, rero murabe murya muri menge rwose.